Yes my people, muri kumwe na Horike, aho ngiye kukwereka akantu gato cyane kandi k'ingenzi. Ni gute wareba amadeni urimo misoro, uburyo ki wamenya amadeni ufitiye imisoro ya Rwanda Revenue Authority utiriwe uhamagara cyangwa utiriwe utega ngo ujye kuri Rwanda Revenue ngo babaze ngo mbare mangahe. Ntabwo icyo ari ikibazo ukwiriye kubaza muri iyi minsi. Reka tujyane. Yes, wituza hano rero ukafungura browser ukoresha iyo ari yo yose. Ngiye ngo ndagukoresha Chrome. Iyo ugeze hano nta kindi ukora uretse kwita wandikamo ngo myRRA.gov.rw ugahita kanda enter, akataza taburi imeze gutya. Niba utarakoza account kuri myRRA, umuntu ukora login ni umuntu wabanje gukora sign up. Niba utarakora sign up, jya muri comment unyandikire ngo nyigisha uburyo nakora sign up kuri myRRA, ndahita mbikwereka. Aha uhita ujya kuri login ugashyiramo hano, uhita ushyiramo tin number na password yayo. Ako kanya myRRA ihita ifunguka. Aha ngaha rero uhita uza hano mu ibara ry'umutuku, hano mu ibara ry'umutuku handitse ngo unpaid. Hano uhita uhakanda, ako kanya bahita bakwereka ideni ufitiye Rwanda Revenue. Urabona ko hano uyu muntu afite ideni ry'ibihumbi 992 n'amafaranga 377. Aya niyo mafaranga atarishyura. Iri ni ideni arimo akwiriye kwishyura. Ubonye ko byoroshye rwose, nta kantu gato cyane, ni umunota umwe ukahita umenya ngo ideni ufite rirangana iki, ubundi ugatangira ukarishaka. Hari abantu rero benshi barimo ideni Rwanda Revenue baba batazi ngo ideni barimo rirangana iki, ukazashiduka ryabaye ryinshi. Aka niba kagufashije, jya muri comment uvuge ngo thank you.